Haleluya. Imana ni nziza kandi ibihe byose bangahe banezerewe. Imana ibaha umugisha. Mureke dusenge. Horaho Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Wararitse abana bawe basimbutse imitego myinshi, wabahaye amarangamutima meza yo kuboneka mu nzu yawe. None twese watuzanye, reka nkugirireho umugisha nabo bakugirireho umugisha. Reka imbaraga ya Mwuka Wera yandikishije ijambo ryawe imanukire kudusobanurira. Turi abana b'abantu, turi abanyantege nkeya, ariko iyo Umwuka Wera aciye mu matwi yacu akingira mu ngingo zacu, umutima wacu ubona icyerekezo. Muri iki cyigisho turagutabaje ngo ubane natwe, kugira ngo ubwo urimo kugenderera abandi muri uyu mugoroba ubambika imbaraga zo guhangana na Satani, natwe ntudusige. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Igisubizo ku musozi w'amateka. Ku isi hari imisozi myinshi y'amateka. Muri uyu mugoroba ngiye kubereka intambara ikomeye irimo kubera hagati y'imisozi ibiri. Uyu musozi w'amateka rero ni uwuhe? Ku isi hari imisozi miremire, ku isi hari imisozi y'amateka, ku isi hari imisozi abakerarugendo burira bakabandika mu bitabo ko bakoze amateka akomeye. Ariko icyo nshimira Imana ni kimwe, ku isi hari umusozi umwe wabereyeho amateka. Iyo umuntu awugejejeho ibitekerezo, izina rye ryandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Ku bantu b'abahanga bazi umusozi wa Everest ari wo musozi wa mbere ku isi muremure, abahanga bawugeraho n'umuntu wagerageje kuzamuka nubwo atawurangiza, yandikwa mu gitabo cy'isi gikomeye. Umusozi muremure wa Kilimanjaro uri hano muri Afurika, abantu bawuzamuka bakagira amahirwe yo kugera hejuru, nabo babandika mu gitabo cy'amateka kugira ngo batazibagirana. Mu Rwanda dufite ikirunga cya Karisimbi, abantu bagerageje kujya kugisura kuzamuka bakarusha abandi kugenda metero nyinshi, nabo barandikwa. Ariko nagira ngo mbabwire, amaso yacu ntago turi buyahange iyo misozi, turayahanga umusozi ukomeye wabereyeho amatekwa. Igihe Imana yahamagaraga umukambwe Aburahamu, irangije imuha umwana umwe. Imana irangije imubwira ko muri uwo mwana arimo amahanga yose azahererwa umugisha. Irangije ya mahanga ataraboneka, isaba Aburahamu kujya gutamba umwana wende Isaka. Ni isomo rikomeye cyane. Aburahamu, Imana mbere yuko imusaba gukora iki kintu, hari ibintu Imana yari yaramukoreye bitandatu. Icya mbere, Imana yari yarafashe Aburahamu imukura mu gihugu cyabo. Itangiriro 12 umurongo wa mbere, Imana yakuye Aburahamu muri Uri y'Abakarudaya, ni muri Bagdad mu birometero 300 by'umurwa mukuru wa Iraki. Aburahamu Imana yamukuye muri biriya bihugu bya za Iraki, imwerekeza mu gihugu cy'ubwiza mu burasirazuba bwo hagati. Reka ngire ikintu mbabwira, mu gitabo cy'umugenzi ku basomyi bagisomye, mu Kristo yabwiwe kuva mu gihugu cy'iwabo ajyanwa no kwizera yerekeje mu gihugu cya hehe? Cy'Isiyoni. Ngire ikintu mbabwira, mu gihe cyose utarava mu gihugu cy'iwanyu kavukire, mu gihe cyose utarava muri kamere y'iwanyu, muri bene wanyu, Imana yarebye Aburahamu ibona byaba byiza kumukura muri bene wabo. Aburahamu yari afite papa we wacuruzaga ibigirwamana, kandi kenshi na kenshi Aburahamu yabwirwaga yuko agomba akiri mutoya kujya gucuruza ibyo bigirwamana kugira ngo arebe uko yabaho. Ariko kenshi na kenshi Aburahamu yahoraga umutima we umurya, atifuza kureba ayo manjwe iwabo bari barimo. Ese nawe urambiwe ibibi by'iwanyu? Urambiwe akavuyo k'abiwanyu? Urambiwe ibitekerezo bipfuye ubona mu muryango wanyu? Urasabwa kwinjira mu wundi muryango w'abana b'Imana. Haleluya. Aho honyine ni ushobora gukosorera amateka y'ibyazambye. Icya kabiri Imana yari yarakoreye Aburahamu. Aburahamu Imana yabonye azaca mu bihugu bigoranye, ibihugu bigoye byari birimo Abarabu b'abagome, ibihugu byari birimo abaturage babi basenga ibigirwamana kandi bakoresha ibintu by'imiterekero byinshi. Imana irangije ibwira Aburahamu iti, ngukuye iwanyu mutandukanyije na bene wanyu, icya mbere wowe nzaguha umugisha. Haleluya. Aburahamu ntiyasabwaga kuzakoresha tekinike abapagani bakoresha bo mu bihugu agiyemo kugira ngo yunguke ubutunzi. Turabifite, turabafite abakristo benshi barimo gukoresha ibintu bitandukanye. Hari n'abavuga yuko abantu batera umwaku,
hari abavuga yuko abantu bafite inyatsi batera inyatsi. Aburahamu Imana ubwayo yamuhaye umugisha, iranamubwira iti kandi Aburahamu nukomeza kubana nanjye nawe ubwawe uzahinduka umugisha. Haleluya. Reka ngire ikintu mbabwira. Impamvu turimo guhamagara abantu ngo baze badusengere, impamvu turimo guhamagara abantu ngo babanze badusengere kuri radio kugira ngo business zacu zoroherwe, impamvu ni imwe: twanze kubana n'Imana. Iyo ubanye n'Imana irabanza ikakureka, ikabanza ikaguha umugisha. Umugisha wa mbere ni ukumenya Yesu Kristo. Iyo rero umaze kubana na Yesu Kristo, uko bwije nuko bukeye, uko mubana, igihe kiragera ugahinduka iki? Umugisha. Igihe cyose uzabona umwana w'Imana yagiye iwabo, yagiye kubwira se na nyina ngo Kigali yanze, hari uwigeze kuvina w'umukirisitu ajya iwabo ngo agiye ngo yaraje arakora abona Kigali biranze, arangije arataha asubira mu cyaro. Abo bakoranaga iyo yacuruzaga bikanga baramubwiraga bati ufite umuvumo wa nyoko. Arataha rero ngo agiye iwabo, ahereza iwabo ibiganza ngo nyina ngo abicireho ngo kugira ngo ajye acuruza Kigali yunguka. Mbega. Iyo ubanye neza n'Imana urabanza ukagira umugisha k'Uwiteka, igihe kiragera nawe ugahinduka umugisha. Aho utuye bakakubonamo umugisha. Reka njye ikintu babwira, harya Yosefu Umwegiputa bamukundiye ko afite tekinike zo kuyobora? Oya, yari umugisha. Ibintu byose wamushyiragamo byagendaga neza, kuko ukuboko k'Uwiteka kwari hehe? Kwari kuri we. Ikintu gikomeye kandi Imana yabwiye Aburahamu ngo kandi nawe nzaguha amahirwe yo gutanga iki? Umugisha. Ibi murabireba neza mwitangira igice cya 12 umurongo wa 2 n'uwa 3. Icya gatatu Imana yari yarakoze, Aburahamu Imana yaramuhamagaye. Uzirinde kujya mu bintu by'Imana udafite umuhamagaro. Aburahamu Imana yaramuhamagaye. Mwigeze mubona ahantu Imana yahamagaye Loti? Reka da. Loti yitegereje Aburahamu, arangije aramureba, areba ubuzima bw'uko buteye, abona uburyo Imana yamuhaye umugisha. Loti arangije aravuga tumva kubana n'uyu muntu w'Imana nanjye nzagira icyo ngeraho. Loti akurikira Aburahamu. Dufite umubare munini w'abagore barimo kuza mu masengesho ariko batarahamagawe n'Imana, ahubwo abagabo babo aribo bahamagawe gusa. Elena White yaranditse ngo hari igihe usura umuntu ugasanga umugore we n'abana be n'abashyitsi kumukiza. Umwana wajya kubona ukabona muri abantu b'abayobozi b'itorero mwasuye urwo rugo, wajya kubona ukabona umwana yuriye ku ntebe arasimbutse ahagaze ku bitugu bya pasiteri, kandi ni umwana ugeze nko mu wa mbere primaire. Ubwo umwana muzi icyo barimo kuvuga? Abarimo kuvuga ati papa murabizi abantu niho mbaboneye, ntimunsabe gukora ibyo ntamenyereye. Cyo nkundira abana bararonshinga. Hari igihe usura umuntu wagera iwe ari umuyobozi w'itorero cyangwa ari umwizera ukomeye, mwareba uburyo mwinjiye mu nzu umugabo akaba ari usohoka mbere aje kubaramutsa. Wajya kumva umugabo ahagaze muri saro arimo arahamagara umugore, mama kanaka twabonye abashyitsi. Harya mbabazi, ari umugore n'umugabo ninde ushinzwe kumenya ko abashyitsi baje? Wajya kubona ukabona umugabo atangiye gupfundura fanta ukagira ngo ni igisirimu cyahehe. Umugore arimo aravuga ati abo bene wanyu simbamenyereye. Umugore we ni umushyitsi kumukiza. Imana yahamagaye Aburahamu kubera iki? Mu rugendo rwa gikristo nta kintu tuzageraho tudafite umuhamagaro. Imbere gato mu ikorosi tugiye gukata, abantu bose bahamagawe n'Imana nibo bazaryambuka, kuko Satani azaducanganyukisha atwibagizwe ko twahamagawe. Kagere ikintu babwira, abantu benshi bameze nka Loti. Abantu benshi barimo barareba abana b'Imana baririmba bakaba bituye muri korali barabatijwe. Dufite umubare munini w'abantu barimo kuza mu nzu y'Imana bazanywe n'ubukwe. Dufite abandi barimo kuzanwa n'akazi, akicara akareba akavuga tumva gukurikira gusengera hariya boss yajyaga nyizera ariko ntiyanyizeraga neza na kampani ari buyime. Abantu benshi b'abanyamibare barimo barinjira mu itorero mu buryo budahwitse ariko bakirengagiza ikintu cy'umuhamagaro. Paulo arangije ati
abo Imana yatoranije yarabahamagaye, kandi abo yahamagaye yabahaye iki? Ubwiza. Muri Bibiliya zanyu harimo amasomo menshi yerekana yuko hahamagawe benshi ariko abatoranijwe ni bake. Loti igihe Aburahamu bagendaga bakajya aho bagomba kuba, nagira ngo mbabwire ngo Loti no kugira ngo arokoke Sodomu na Gomora, utuntu yakopeye kuri Aburahamu two kwakira abashyitsi nitwo twamurokoye twonyine. Ikibazo ngiki, harya yarokoye umugore we? Umugore wa Loti yari umushyitsi ku Mukiza. Abana ba Loti barabashyitsi ku Mukiza. N'ikimenyimenyi, tekereza kugira ngo abana basindishe papa wabo, basambane nawe, buke bongere bamusubize mu nzoga n'izo yarayemo zitamushizemo. Barabashyitsi ku Mana. Umuhamagaro ikintu gikomeye. Irinde gushaka kugira ibintu ukora. Imbere gato mw'ikorosi tugiye gucamo, abantu bayobora inzu y'Imana nta muhamagaro bazibwiriza. Kagere ikintu mbabwira, buriya nimubona abapasitoro, igipasitoro si akazi, ni umuhamagaro. Nimubona umurimo wo kubwiriza, kubwiriza ntabwo ari akazi, ntabwo ari ahantu abantu bashakira icyubahiro, ni umuhamagaro. Kuririmba ntabwo ari ahantu umuntu ajya ngo aboneke agaragare, ni umuhamagaro. Ikintu cyose uzakora hano mu nzu y'Imana nta muhamagaro, uzamenye ko amaherezo yawe azamera nk'aya Loti. Imana rero igomba guhamagara. Yahamagaye Aburahamu. Hirya yo kumuhamagara, ikintu cya kane, Imana yamusezeraniye kumurinda no kurinda ibye. Haleluya! Kumurinda no kurinda ibintu bye. Urugero rworoshye, Aburahamu yaramanutse ajya muri Egiputa. Ageze muri Egiputa yarajyanye umugore mwiza, basanga umugore wa mbere mu gihugu ni Aburahamu. Aburahamu abona baramureba nabi, abayobozi n'abantu bakomeye. Abwira umugore atumva rero, reka urugo turusenye. Kuva uyu munsi ntiwongere kwitwa umugore wanjye, ahubwo ugiye kwitwa mushiki wanjye. Harya i Kigali uyu munsi wa none abagabo n'abagore nibarimo kwihakana ingo, bamo barazihakana. Ikintu gitangaje rero, Aburahamu amaze kubigenza gutyo, bafashe wa mugore we bamujyana ku mwami. Aburahamu apfukama asenga isengesho rikomeye, abwira Imana ati, wansezeraniye kuzandinda ukarinda n'ibyanjye, none umugore ko bamujyanye hari ikindi kintu nsigaranye? Imana ibwira Aburahamu iti, n'ubuswa bwawe ariko ndagikemura. Imana yohereza marayika mu cyumba cya wa mugabo. Umugabo mu gihe arimo kwisakuma nk'umuntu washatse, wakoze ubukwe, agiye kubona marayika ahagaze mu cyumba. Marayika aramubwira ati, mva wa kigabo rero nkugire inama, uyu mugore ntumukoreho, uyu ni umugore si umukobwa, mwabaye mute? Uyu munsi wa none iyo aba twasengaga, abamarayika benshi baza bakabwira abagabo benshi barimo gusambana n'abagore babita abakobwa, bababwira bati, uriya ni umugore wubatse. Hari ingo nyinshi, hari mariage nyinshi zirimo kuba, nyuma y'amezi abiri abantu bakamenya ko umugore yatandukanye n'undi afite n'abana bakuru, wamushatse uzi ko ari inkumi. Iyo aba twasengaga, abamarayika baturindira kandi baturinda. Muri icyo cyumba umugabo abwira marayika ati, none nkora iki? Marayika aramubwira ati, niba ukunda ubuzima bwawe, tegura impano nziza cyane zo guha uriya mugabo. Uriya mugabo ureba yamanuwe wazanywe n'inzara, muha ibiryo azamuke, umucyure n'umugore we batahe. Muzi icyo Imana yari ikoze? Aburahamu Imana yamujyanye muri misiyo yo kugira ngo Imana imenyekane. Akigera ku kibuga azarwaniraho, Aburahamu yahise atsindwa. Imana ibonye atsinzwe ihita ibwira Aburahamu ngo zamuka. Imana ishimwe. Nyuma y'imyaka Imana yafashe Yosefu, iramumanurira amubwira iti, mwana wanjye Yosefu, manuka ujye gukosora ibyo sogokuru wawe yagize gute? Yazambije. Reka njye ikintu mbabwira, abakobwa baraha n'abahungu baraha, mu ntege amatwi. Ushobora kuba uyu munsi wa none ugiye guhagarara mu gihe cyo gukosora ibyo papa wawe na mama wawe bazambije. Imana igigarura ayo mahirwe. Uyu munsi wa none ushobora kuba ugiye kuba umudamu cyangwa ukaba umugabo, ukaba ugiye gukosora ibyo papa wawe yazambije. Imana ishimwe, Yosefu yagezeyo, akigerayo ahita amenyekana ko ari umuntu w'Imana. Yosefu ku munsi we wa nyuma w'ubuzima bwe yaranezerewe, kuko Imana ubwayo yanejejwe nuko Yosefu akemuye ikibazo Aburahamu yasize ateje muri Egiputa.
kagira ikintu babwira, buriya nubona utsinzwe ukigera ahantu bwa mbere uzamenye ko uzahora utsindwa burundu. Ukigera muri kampani barangiza bagahita bakurindisha byeri, ukigera muri kampani watse akazi muri hoteli bagahita bagushinga kuzaza usasira abagabo, ukigera ahantu bagahita batangira kubwira bati ibintu by'ubukirisitu n'uburokore hano nta bihaba, ugahita utsindwa. Nubona ukigera ahantu gukora isabato ya mbere ugatinya vendredi kuvuga yuko uri umukirisitu, uzamenye ko nizizakurikira uzaceceka burundu. Aburahamu yatsinzwe akigera mu Egiputa, Imana ihita imukurayo ngo atazayisebya burundu. Irangije yohereza Yosefu, Yosefu aragikemura. Uyu munsi wa none icyo nshimira Imana, aho ababyeyi bacu batsindiwe twe dushobora kuhatsindira muri Kristo Yesu. Kandi ikindi kintu gikomeye, Imana yamubwiye kuzamurindira ibye. Dufite abantu benshi, abagore benshi bafite ibibazo, abagabo benshi bafite ibibazo. Alo, yego sheri uri hehe? Nukuri ngewe ndi ku rusengero. Oya ntago uri ku rusengero, ntago mbyemera. Umuntu muri kumwe wo muri korari numve koko kuri ku rusengero, urumva ushaka ko nguhande? Oya umuntu muri kumwe ngewe ntago mbyemeye sheri. Ubwo ngo arimo ararinda ngo umugore batamutwara, bazamugutwara ukanuye ahubwo. Kagiye ikintu babwira abadamu benshi ubu nabo barirakaje. Abadamu bafite tekinike zabo, usuhuza umukobwa ku rusengero cyangwa umudamu, wajya kubona ukabona umumama hanari arimo aritse umwuka, wajya kumva ukumva acunze umuntu, ndakwiyamye gatatu kose. Yarangiza agataha, yagera mu rugo akabwira umugabo ati ndaruhutse kuba mvuze ririya. Ariko reka mbabwire, ni gute umuntu avuga nabi akavuga ngo araruhutse? Mupfukame, Imana yatanze amasezerano yuko abayikunda izabarinda kandi barindire. Umudugudu iyo atari Uwiteka urinze, abarinzi babera amaso iki? Yo mbega ababyeyi mu myaka yashize, ababyeyi bakingaga ibipangu bagashyiraho abasekirite bahekenya amenyo ku gipangu, bakandikaho ngo hano hari imbwa igize gute iryana. Umupapa yajya kubona yabona umukobwa asohotse asuje agahungu hanze, umupapa akaza agasanga baraganira, akamucishamo inshyi nk'esheshatu, ndakwiyamye ku mukobwa wanjye, ndakwiyamye ku mukobwa wanjye. Yarangiza agatavuga ati iriya mbwa izongere. None ubu abana b'abakobwa barasota ibipangu babaye nk'abajepe, uzamushoboza iki? Umugabo umwe aherutse kujya ko nabona bamuzaniye umwana we ku ngorofani ku cyumweru mu gitondo, baramubwira ati reba niba atari uwawe. Arumirwa, uyu yagiye he ryari? Abasekirite arabamagara ati uyu yaciye, bati boss ntago tuzigiye yagendeye. Mwitonde, abana banyu ni mubarindisha Uwiteka. Mwijuru hari Imana ibasha kurinda abana, mwijuru hari Imana ibasha kurinda abagabo, mwijuru hari Imana ibasha kurinda abagore. Kandi ikindi kintu Imana yakoreye Aburahamu, Imana yamuhaye umuryango, isi yose yagombaga guhererwa umugisha muri Aburahamu kandi atabyara. Ariko namwe mwumva ibintu by'Imana, umuntu utabyara Imana igapanga ko ariho hazava iki? Kagiye ikintu mbabwira, ubu ntimureba yuko nta mbuto zo gukiranuka twera, ariko ikintu gishimira Imana ubu ngo nitwe bantu bayifite, turi abantu bayigize gute ifite. Kangere ikintu mbabwira gitangaje hano, igihe Mose na Aroni habaye imyigaragambyo mu Bisiraheli, buri bose bashaka kuyobora, Imana yabwiye Mose iramubwira ngo Aroni mubwira guha inkoni ye n'inkoni z'abandi bantu bose bashaka kuyobora, uyinjyanire mu buturo bwera uzirambikeyo. Inkoni zarayeyo, bigaragara yuko bishoboka ko hari abantu bareba banarunguruka ngo barebe ko nta muntu uri bujyemo, akagira gute agakora utuntu tw'amanyanga. Bukeye mu gitondo Mose arazinduka, abantu bose barahurura, Mose yinjira mu buturo bwera. Ahageze asanga inkoni ya Aroni yari yumye, yazanye ururabyo kandi rweze. Haleluya! Iki cyasobanuraga iki? Azamura inkoni ya Aroni aravuga tumva Imana iraducecekesheje. Birashoboka yuko muri uyu mugoroba nawe uri inkoni yumye, inkoni yumye idashobora kwera ururabyo,
ariko mu gihe cyose uzabona umwanya ukaza hano mu buturo bw'Uwiteka, ukaza mu materaniro hano, ukaza mu masengesho hano, hari igihe uzera ururabyo. Haleluya! Kuko ahangaha inkoni yumye ishobora kugira gute? Kuzana ururabyo. Ntihazagira umuntu ugukanga, na Satani ntazagukange ngo akumvishe kuri mubi bihagije. Satani ntazakumvishe ko warenze ihaniro. Nibyo koko uri inkoni yumye, nta n'ikindi wakwikoraho, ariko kuboneka mu nzu y'Uwiteka mu buturo bwera, warangiza ukaharara, ibitekerezo byawe bikaba hano, ibitekerezo byawe bikaba mu by'Imana, umwanya wawe munini ukaba uwo mu nzu y'Imana no mu Mana. Nagira ngo nkubwire ngo nubwo uri inkoni yumye, igihe kizagera Imana yerekana indabyo zo gukiranuka kuri wowe. Bene wanyu bazaza gusoroma. Hari abantu bafite ikibazo cy'indabyo, bazaza kuzibona kuri wowe. Reka mbabwire, igihe ururabyo ruzabonekera, ntawe uzibuka ko inkoni yari yumye, ahubwo azaza asoroma ururabyo ashaka. Mumenye yuko igihe cyose turaha muri ibi byumweru bibiri, nubwo turi inkoni zumye, aha hantu inkoni zizasohoka zifite ururabyo. Kandi ikindi kintu gikomeye Imana yakoreye Aburahamu cya gatandatu, Imana yahaye Aburahamu irindi zina. Muri gahunda y'Abisiraheli, iyo umuntu yahabwaga izina, yabaga ahawe icyerekezo cy'amateka, kandi yabaga ahawe indangagaciro zizamuranga mu buzima bwe bwose. Niyo mpamvu umusaza yabyaye umwana, aramwitegereza, areba ibintu arimo gukora by'ububwa, arangije aravuga tumva, wowe bazakwite Nabari niryo zina ryawe. Nabari aragenda mu mugabo arakira, ariko izina rikomeza kumugira iki? Nabari. Igihe kiragera, burya umugabo ashobora kuba ari ikigoryi ariko afite amafaranga, bigatuma atunga umugore mwiza. Buriya nimubona abantu, umuntu ashobora kwigirira uburyo bwe abonamo amafaranga, bikamutera gushaka umugore. Ariko nagiye mbabwire, niwibonaho ubana n'ubumuga bwo kutagira indangagaciro runaka, uzashaka umugore uzifite, kuko nta rugo rwabaho rudafite imico myiza. Nubona uri umugabo w'igisambo, nta muntu wari wagurira fanta, abantu bakayurira imbere yawe bakabwirirwa bakaburara, ufite amafaranga nawe ukayura, uzamenye kuri igisambo cyo mu rwego rwo hejuru. Nubona mu rusengero nta kintu ushobora gutanga, muri korari nta kintu watanga, mu gihande nta kintu watanga, nujya gushaka umukobwa, ndagusabye uzarambagiza umukobwa ugira ubuntu, kuko nta rugo rw'ibisambo bibiri. Ndagusabye rwose. Ikintu nshimira Imana rero, uricara ukaba uri wa muntu uzi kuzirika agafaranga. Amafaranga yaboneka mu rugo, ukabona umugabo yasiritse yahekenye amenyo, akaba afite umudamu nawe uzi kuyatanga. Umumama amafaranga yaba yageze mu rugo bafite umufuko w'umuceri, yarangiza umugabo akamubwira mu bicunge neza, Kigali yaranze, n'umuceri muzamena tuzabonana, mba navunitse. Yarangiza akagenda, wajya kubona ukabona umumama aricaye, yajya kujya ku rusengero agafata ibiro bibiri by'umuceri, ku isukari agafataho ikiro, agasimbuka ku gitoki agafataho amabere y'igitoki nk'icumi, yarangiza agakubita muri ambaraje, ubundi agafata Bibiliya. Abana bakamaza bati mama ugiye he? Ngiye ku rusengero. Yagera ku rusengero, mbere yuko amateraniro aba, agahamagara wa mumama akamujyana inyuma y'urusengero, bagapfukama bagasenga. Ibibazo byawe narabimenye, nanjye ndi umunyabibazo, ariko aka kambaraje gatahane, ibisigaye byeje Imana izirwariza. Nawe uri aho ngaho wafuretse, udashatse umugore mwiza ubupfuye. Nabari yari umugabo w'ikigoryi, w'umutunzi, ariko byibuze Imana yamugiriye neza, kwa kundi Imana ikunda, imuha umugore muzima, niwe yacungiragaho. Igihe kiza kugera Dawidi ahindukiranyije aje kwica Nabari kubw'ibigambo bidahwitse Nabari yari yavuze. Umugore waramureba abwira Dawidi ati ntukamena amaraso atakureba rwose. Muntu nkawe w'umunyabwenge, ni gute wajya kwishyiraho amaraso y'umuntu nkuriye udatekereza? Umugabo wanjye uzabanza ukore research, umugabo wanjye yitwa Nabari, izina rye risobanura umugabo w'ikigoryi, uragira ngo akore iki? Bantu mwita abana banyu amazina mwitonde. Ubu umwana urimo uramwita Keza Fifikase, uyu mwana udafite n'izina rimwemeza yuko Imana iriho, bizamugendekera bite nakura? Keza Fifikase. Ariko reka mbabwire, fata umwana wawe umwite Esteri.
igihe kizagera n'ubu utanahari, umwana nagenda yagiye mu rugo urwo ari rwo rwose yihesha agaciro kugeza igihe azasoma igitekerezo cya Esiteri avuga ati ndababaye kuba imico yarangaga Esiteri ntagize gute ntayifite. Keza umuzaza mwita abana. Igikombe cy'isi cya 2000 na kangahe ntibuka, umukinnyi wari ugezweho yitwaga Zidane, umugabo wari utuye muri quartier yacu yabyaye umwana, nyina ataravuga ibintu byinshi atamubwira ati umwana mwite Zidane ninge wateye inda nta rindi zina nshaka. Nyuma y'umwaka Zidane arakina biranga kubita umuntu umutwe, barangije bamuha ikarita itukura, Zidane ahagarika umupira burundu. Umugabo umva izina yashatse uko yarikura ku mwana yari kumwita nde? Izina Yohana igice cya mbere umurongo wa 12. Icyakora abamwizeye bose yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'iki b'Imana. Reka ngere ikintu mbabwira, buriya tuza mu nzu y'Imana twitwaga amazina menshi mabi. Hari ababa bitwaga babirya uwiziritse, bamiranzi ya nyamunsi, hari abantu baba baragiye bita amazina y'imibabaro n'ubugome. Ariko iyo tugeze mu nzu y'Imana, Imana iduha izina rizima, izina rya Yesu Kristo. Iryo rero niryo tuboneramo ubushobozi bwose. Yesu ajya gusubira mu ijuru yabwiye Imana ati Imana, abo wampaye bose narabarinze, kandi nta handi nabarindiye mu izina ryawe ryiza wagize gute wampaye. Turindiwe mu izina rya Yesu. Ikintu nagira ngo mbabwire, uyu munsi wa none mu gitabo cy'ibyahishuwe haravuga ngo unesha nzamuha iki? Ibuye ryanditseho iki? Izina ritazwi n'umuntu wari we wese. Ariko twakwibaza ikibazo ku munara w'Ibabeli ni ikihe kibazo bari bafite? Umunara w'Ibabeli ikibazo cyari gihari cyari ikihe? Itangiriro 11. Umunara w'Ibabeli ikibazo cyari gihari ni ikihe? 11 umurongo wa 4 baravuga bati mureke twiyubakira umudugudu n'inzu y'amatafari ndende izagere ku ijuru, kugira ngo twibonere izina rigize gute rimenyekana. Iki kintu kirakomeye. Abantu barimo barashaka kubaka iki? Izina. Abaririmbyi barimo bararirimba, wajya kubona ukabona umuririmbyi arimo arakora ibintu batanarepese kugira ngo yubake izina. Mu cyaro hari wigeze kuririmba, arimo kuririmba solo, nta nubwo yari icuranze. Araririmba igice cya mbere abantu baratwarwa, igice cya kabiri abantu baratwarwa, igice cya gatatu ashyiramo amagambo atarasanzwe arimo. Ashyiramo amagambo akazaza asimbuka akajya kwihisha ku meza ngo abanyabyaha niko bazaza bihisha, abantu bakimyoza. Akongera agasimbuka akajya ku yandi meza, abantu bakimyoza. Noneho arangije amaze gukora utwo tuntu tutari turi mu ndirimbo, ayoberwaho igice cya gatatu gitangirira. Abantu batamena, arakomeza arabareba. Abantu bagira ngo indirimbo irarangiye, nyamara warimo arahiga igice cya kangahe. Arangije abwira abantu ati mumbabarire cyane. Bati bigenze gute? Ati umwanzi yandiganyije. Mbabaze, Satani yinjiye ryari? Satani yinjiye mu ndirimbo igihe yatangiye gushyiramo ibintu bidasanzwemo. Ababwiriza benshi barimo barashaka izina rimenyekana, barimo barabwiriza ibintu bidafite aho biva naho byerekera. Abantu benshi barimo barashaka kubaka izina. Buriya murimo kubona abantu benshi barimo gukoresha iminsi mikuru, urimo gusanga anniversaire, urimo gusanga abantu bose bafite anniversaire mu ngo, no gushaka kubaka izina rimenyekana. Ikibazo cyari ku munara w'Ibabeli nicyo kibazo na Babuloni y'uyu munsi wa none igize gute ifite. Reka ngiye ikintu mbabwira, mwirwanira kubaka izina, mureke Kristo yubaka izina muri mwe. Wigira ikintu ukorera kugira ngo wubake izina. Icyo nicyo cyatumye umunara w'Ibabeli ubaho. Ahubwo emerera Yesu akurindire mu izina rye. Guhindurirwa izina kwa Aburahamu cyabaye igisubizo, ahindurirwa amateka, ahindurirwa imico. Nshimira Imana yuko kuva nahinduka umukristo ibyarindamu yanjye byampindukiye igihombo, ariko nanone byaramanjwe mu mutima wanjye, byose byakuwemo n'umucyo, sinzongera kurindagira. Hano rero
ikintu gikomeye. Itangiriro 22, Aburahamu kwizera kwe kwagombaga kugeragezwa, kuko Aburahamu yasabye Imana umwana, Imana umwana iramumuha mu mwana Aburahamu ashaje. Reka ngiye ikintu babwira, ku isaha y'Imana Aburahamu ntiyabashaga kuyireba, ariko Aburahamu yarebaga ku isaha ya kimuntu, agasanga Imana yaratinze. Igihe kiragera, umugore waramubwira ati, Aburahamu, jya uba umusaza usobanutse, fata umukozi wanjye uryamane nawe. Abantu duturanye ntibazamenye uko byagenze, bazabona umwana kamba mu rugo, ntibazamenye uwamubyaye. Nzaza mvuga ko ari uwanjye, kuko itegeko ryo mu Balewi ryavugaga yuko umuja nabyarira mu rugo, uwo muja umwana abyaye yitwa uwawe. Aburahamu yumvira umugore, Aburahamu aryamana n'umukozi we wo mu rugo. Arangije, ndagira mbabwire ngo uko kuryamana n'uwo mugore nicyo kibazo kiri hagati ya Isirayeli na Palestina n'uyu munsi wa none. Mujye mwitonda, ku isi ibibazo byagiye bikomoka ku bagore, byagiye biba ibibazo bikomeye ku buryo isi yose yabyakirije amaboko yombi. Ariko reka ngiye ikintu mbabwira, mwari muzi ko Aburahamu amaze gutera inda wa mukozi wo mu rugo, Sara yamuhindutse. Sara aramuhindutse ati, mbivuga abagabo niko mwabaye. Harya mbabazi, Aburahamu niwe wazanye igitekerezo cyangwa Sara niwe wakizanye? Umva icyo nkundira abamama rero, buriya abamama, abadamu ko mubareba n'abakobwa bagira ijambo ryitwa nari nabivuze. Nta n'icyo yakubwiye, Richard papa kana tuguriye imodoka, fata amafaranga muri banke, inzu nidushake tuyireke. Ndashaka imodoka nzaza njyamo n'abantu twiganye bakabona ko nashatse umugabo usobanutse. Ukagenda ugafata miliyoni 40, imodoka mukazamuparika ku rusengero, abadiyakoni bakirirwa bayizengurutse kuko ari nziza. Yo umunsi batangiye kwaka amafaranga rero, bati tuyishize mu cyamunara, umudamu akatangira papa kana sinanabikubwiye, nari nabivuze, narakubwiye ngo ntugure imodoka, urangugira gute? Umva, kandi iryo jambo ryitwa nari nabivuze barizana mu gihe kitari cyo. Muri cya gihe umugabo byamucanze, nibwo ujya wumva ukumva umudamu araje ati, mbivuga nuko wavugaga ngo naye abagore. Sara rero yaguye nabi Aburahamu. Aburahamu arangije ategereza isezerano ry'Imana. Ku isaha y'Imana Aburahamu yabonye Imana yarakererewe, ariko Bibiliya iravuga ngo umwami Imana ntatinze isezerano ryayo. Ntukajye ureba ku isaha y'abantu, kirazira. Reka ngiye ikintu mbabwira, umunsi umwe nigeze kuba nakererewe, mbaza umuntu ni ufite sangahe? Umva yarampamuye, yambwiye isaha, ngenda niruka ngiye ahantu nsanga ntiranagera, naho igisaha cye cyarahagaze. Hari igihe ujya kubaza umuntu iby'isaha ugasanga we isaha ye yahagaze mbere yuko yawe igira gute. Reka mbabwire rero, nubwo isaha yawe yaba itari ku gihe neza, byibuze nge nakwihanganira kureba ku isaha yanjye inyereka ko nakererewe iminota, kuruta isaha inyizeza ko mfite amasaha kandi nta nahari. Ikibazo ufite icyo ari cyo cyose, tegereza isaha y'Imana. Ikintu gikomeye ahangaha, Aburahamu amaze kubyara wa mwana we, mu ntega amatwi neza, Aburahamu amaze kubyara uyu mwana, umwanya wo gusenga we n'umugore watakaye ku mwana kabebe. Ubu dufite intambara abamama barimo kurwana yitwa kabebe. Urabaza umumama kudaheruka muri korari, buriya rero twagize umugisha twunguka kabebe, ni ukuri pe. Tujya kugira gutya twaza kuza ku rusengero, gripe kabira gafasha, nkaba ngiye kwa muganga, papa wakamperekeza. Ejo bundi twagize gutya tubona habyutse hijimye, turangije turabatse kabebe arajya mu muyaga koko. Ubwo rero niyo mpamvu utatubonye ku isabato. Buriya niyo turi ku rusengero umutima ntubura ahantu hamwe, iyo gaciye ahangaha papa waca nanjye ngacaha, uzaturebe nyine kabebe nyine ni kabebe. Imana ishaka yuko uko yavuganye n'ababyeyi batarabyara, ariko ikomeza kuvugana nabo bafite abana. Niyo mpamvu Imana ivuga ngo mpa abana bawe ngire gute, mbarere. Dufite abantu bibuka Imana mu gihe ibibazo byabo bigihari, ibisubizo byaza bigatwara umwanya w'Imana. Aburahamu rero Imana ibona ntimuheruka, kabebe yabaye kabebe. Isaka yatwaye umwanya wa nyina, atwara n'umwanya wa se, arangije atwara n'umwanya w'Imana. Reka ngiye ikintu mbabwira, bakobwa nshuti zanjye muri aha, namwe basore nshuti zanjye muri aha, nagira ngo mbabwire, hari igihe ukundana n'umuntu bigasaba yuko utamba ukamutambira umwanya w'idini n'uw'Imana.
byose ukabimuha. Uzirinde umuntu wese uzabona agutwaye umwanya w'idini n'uw'Imana, ntabwo azaba ari umugabo mwiza. Umugabo mwiza yakagombye ahubwo kuza kukurebera ku idini, akanakurebera mu Mana, ntakwicira amasaha yawe. Aburahamu amaze kubyara umwana, Imana yifuza gutanga isomo rikomeye. Itangiriro 22:1 kugeza kwa 14. Hanyuma y'ibyo Imana igerageza Aburahamu, iramuhamagara iti Aburahamu, aritaba ati karame. Haleluya. Umuntu ari mu myaka y'ubusaza ariko aracyafite ikinyabupfura. Reka nyikintu mbabwira, mutekereza ko Aburahamu yitabye Imana karame adasanzwe, karame ayikoresha? Dufite abadamu, dufite abagabo batajya bubaha abagore babo. Cyo kumva umudamu ahamagaye umugabo, yewe ra, ngo bwahamagaye nde, baba biziranye, yavuze yewe ra, ujya kumva undi aritabye. Kinyabupfura gike. Erna White yanditse yuko mu minsi isoza amateka y'isi, icyuho cy'ikinyabupfura kizagaragara mu maso, icyuho cy'ikinyabupfura kizagaragara mu idini, kigaragare mu nteko zica imanza, icyuho kizagaragara ahantu hose. Reka mbaho urugero rworoshye. Ubu muri ino minsi, ejo bundi mwabonye Bugande mu nteko ishinga amategeko, mwabonye abaminisitiri bahana amajido. Jido, minisitiri agafata ushinzwe urukiko akamukubita jido hasi. Umva, naricaye ndibaza, ni gute abantu bahagarariye abandi mu gihugu babura ikinyabupfura kugeza ubwo barwana kuri televiziyo igihugu cyose gikanuye. Icyuho cy'ikinyabupfura, igihe kizagera bigaragare ko abadafite Imana nta n'ikinyabupfura bafite. Aburahamu yitaba Imana karame, Imana irangije iramubwira iti jyana uwo mwana wawe w'ikinege. Reka nyikintu mbabwira, Aburahamu Imana yamubwiye ngo afite umwana w'ikinege. Harya abasomyi ba Bibiliya, Aburahamu yari afite umwana umwe cyangwa babiri? Tuhakura isomo. Aburahamu yabanje kubyara umwana witwa Ishimayeli. Muranyumva neza? Yabyaye Ishimayeli. Ishimayeli uyu munsi wa none ni ukomokaho n'Abisilamu. Yabyaye Ishimayeli imbere, Isaka avuka nyuma. Ariko Imana ibwira Aburahamu ngo nubwo wabyaye abana babiri, ufite umwana umwe. Ababyeyi baraha mu ntega amatwi, ushobora kubyara abana 6 cyangwa 7, Imana igasanga ifite umwana umwe mu bana wabyaye. Imana ikakubwira yuko ufite umwana umwe kandi abana buzuye urugo. Imana ishobora kukwereka yuko ufite mwene wanyu umwe kandi ufite bene wanyu kuzamura kugeza muri za ministeri, ikakwereka umuntu woroheje ko ari we mwene wanyu. Imana pastor ishobora kukwereka yuko ufite urusengero rwuze, ariko ikakubwira iti dore umuntu ucungiraho, dore n'uyu. Mwitonde, mumenye yuko nta mubyeyi ubyarira Imana, Imana iribyarira. Niba mwarakoze urugendo mugahangana n'ibigeragezo mukabitsinda, icyo mwakorera abana banyu ni kimwe, mupfukame mu basengere, Imana ishobora kubahindurira amateka. Aburahamu arabara abana babiri, Imana ikabara ko afite umwana w'ikinege. Kandi Imana irangije iti icyo kinege nawe urakizi, ni wa mwana wawe ukunda Isaka. Imana kenshi na kenshi ibintu dukunda nibyo idusaba. Ese muragira ngo Imana idusaba ibintu tudakunze? Reka njye ikintu mbabwira, muzarebe kubera ukuntu dukunda amafaranga, Imana nayo yaraturebye iti mu micyacumi. Reka nkubwire, iyo urimo kubara amafaranga, iyo ugiye gukuramo icyacumi, hari ibintu by'ibinya bihita biza mu ntoki, mu mutwe ukumva hungutse ubwenge. Njyewe ndimo kubibabwira, nigeze kugera igihe mbwira Imana nti Imana, ukurikije ibibazo mfite, icyacumi reka no guhita ngitanga, turandika ahantu nge nzakwishyurira rimwe. Amafaranga ndayafata, ndayajyana, ndayakoresha. Noneho mu kuyakoresha ngwa mu gihombo, nsanga nkeneye kongera kuganira n'Imana ngo ikindi cyacumi nabonye nacyo nongere kijye kuzura ya business yagize gute, yapfuye. Noneho igihe kiza kugera nicaye ndabara, nsanga yabaye menshi sinzayabona. Mbwira Imana nti dusubire kuri zeru, iyi nzira ntago nzayongera. Ariko nagira ngo mbabaze,
kuki ibyo bintu bitajya biza ku bindi bintu bikaza ku cyacumi? Harya mbabazi ku muntu uhembwa ibihumbi 100 iyo agiye kugura telefone y'ibihumbi 70, hari inama abanza hari ibyo abanza gutekereza? Nta bihari. Umuntu n'umukozi wo mu rugo n'ubwa mbere atunze ibihumbi 100 agiye kuguramo telefone y'ibihumbi 70. Umva, Satani ntazanatuma uwo muntu anakeka yuko ari mu mibare mibi. Reka mbabwire, ikintu cyose dukunda n'ikimana dushakaho, kuko umubyeyi mwiza asangira n'umwana w'ibiryoshye. Jana umwana wawe ukunda ujye mu gihugu cy'Imoriya umutambire yo ku musozi ndi bukubwire abigitambo cyoswa. Aburahamu azinduka kare ashyira amatandiko ku ndogobe ye ajyana n'abagaragu be 2 na Isaka umwana we. Abasomyi b'igitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi, Imana yaganiriye na Aburahamu, arangije ngo arabyuka ninjoro aragenda ajya kwitegereza aho Isaka aryamye, abona Isaka yabaye mwiza kurusha ikindi gihe cyose. Asanga ntabwo ari ngombwa ko abibwira umwana, asubira gusenga. Yasengaga kugira ngo iby'Imana yavuze bihinduke. Abantu benshi barimo barajya gusenga mu byumba by'amasengesho kugira ngo iby'Imana yavuze bihinduke kandi ntibizahinduka. Aburahamu abona biranze, aragaruka ngo abibwire umugore we. Amugezeho asanga umugore we yaryamye nta kibazo. Asanga icyo kintu cy'ikibazo kukikoreza umugore we. Umugore we yakundaga umwana ku buryo kubwira umugore ngo umwana agiye kumutamba, Sara yari kumubwira ati wowe n'Imana mundekere umuhungu nzabaga nifashe. Aburahamu asanga araba akoreye umugore w'umutwaro. Reka ngiye ikintu babwira mwabagabo mwe, igihe kirageze ngo mwongere musubirane ubutware Imana yabahaye. Hari ibintu mudakwiye gushyira mu mitwe y'abana banyu, hari ibintu mudakwiye gushyira mu mitwe y'abagore banyu, kuko muri abagabo. Aba badamu Imana yaduhaye tugomba kurinda n'imitima yabo. Wowe uraje umudamu wawe araho utangiye kumubwira sheri none rero ibintu bimeze nabi, uziko numvise abantu banuganuga yuko bagiye kuzagabanya abakozi muri leta kandi ndapanga yuko nanjye nzacaho. Ubwo urumva bidakomeye sheri, nyamara kandi karabaye. Umugore agatangira akagira stress, tuzabaho dute, umwaka ukarangira imyaka 2, umugore umutima ubyina, wabona umugabo bazamwirukana, wabona umugabo bazamwirukana. Ikintu nk'icyo kucyo kizana ku mugore, hari ibyabaye. Mu abagabo benshi asigaye yicara akabwira umugore sheri, ariko sheri ubu ngubu mpfuye wabigenza ute? Ubwo ngo baganiriye. Mfa abagabo b'iki gihe koko, ubu mpfuye sheri wabigenza ute? Cyo ni ikiganiro, cyo ni ikiganiro cyo kuganira n'umugore wagize amahirwe yaguteza amatwi. Imana yakugize umutware, Imana yagushyize ku isi, yaguhaye inshingano, kandi igihe cyayo nikigera nibwo izagutwara. Urapangira iki byo gupfa kwawe? Kwikoreza umutwaro umuryango. Aburahamu arangije afata urugendo, ndetse nta nubwo yigeze abibwira umugore we. Ku munsi wa 3 Aburahamu arambura amaso yitegereza aho hantu hari kure. Aburahamu abwira abo bagaragu bati musigare hano, igihe kizagera iyi Imana igushaka, iyi Imana igushaka protokole zose zigizayo. Ikibazo gitangira bene wanyu bahuruye ari benshi, uratangira ukarwara, abantu bakaza bagasenga Imana, abadayimoni turabirukanye, turabaziritse, tubajyanye kuzimu, turabashwanyuje, turabatwitse fire. Warangiza ukavuga uti nasengewe. Iyo bukeye itsinda ryaje gusenga bari 10 bagaruka babaye 6, protokole irimo iragabanuka, hakazasigara wa wundi umwe nawagukurikiranyeho kugifite udufaranga. Igihe kikazagera n'umuntu ugusengera ukamubura, ukongera ukagaruka ku rusengero, ukazazubwira abantu uti pastor nyamara mujye munsura mfite ikibazo. Ku rusengero nabo bagahurura, protokole ikarangira, korari zikaza zikakuririmbira, protokole ikarangira. Igihe kikazagera ugasigara mu rugo wenyine, abantu ntibanamenye ko uriho. Burya ngo abantu iyo bakujugunye baguta mu biganza by'Imana. Haleluya. Aho rero niho Imana izikibonanira nawe ikavuga iti ngiye kukuvugisha noneho.
Aburahamu asiga abakozi, protokole ziragabanuka. Aburahamu yenda za nkwi zo kosa igitambo, azikorera Isaka umuhungu we, ajyana n'umuriro n'umushyo, bombi barajyana. Isaka ahamagara se Aburahamu ati data, data. Umwana watojwe ikinyabupfura. Mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi bavuga ko Isaka akwiye kuba urugero rw'abajene bose. Umubyeyi ukwiye kumufasha mu ntege nke ze kugira ngo asoze amasezerano yagiranye n'Imana. Hari amasezerano papa wawe na mama wawe bagiranye n'Imana utaravuka. Mu gihe barimo kugira intege nkeya, jya ubapfumbatisha amafaranga baze mu rusengero bafite ituro. Mu mwanya bapanze gushima Imana, shigikira mama wawe uze umuhagarara iruhande, ashimira Imana imbere y'iteraniro. Biriya bintu mukora byo kugurira ababyeyi banyu ibitenge n'ibiki, oya, jya ubwira umubyeyi umubaza uti mama, umbyara wari warasabye iki Imana ngo icyo kintu nsaba Imana ngikore. Ubu abana b'iki gihe bamaze gukanga ababyeyi. Umubyeyi umwana arimo ararara mu gasozi, yaza mu gitondo, wagenda wajya kumureba ngo umubaze aho yaraye, ugasanga basigaye bafite ibintu by'ibyuma baterura. Rero uragenda ugasanga afite agatuza kararangaye, isengera arenda kwishwanyuza, agifite arimo kugira gutya. Umubyeyi agatangira ati mwana wanjye waraye he? Yarangiza agahindura, none wajya kubona ukabona ateruye urundi rudaterurwa. Umubyeyi yarangiza ati uyu mwana aramitana. Abandi ababyeyi basigaye bavuga umwana agahekenya amenyo. Ubu abagabo n'abagore mu ngo zabo baracecetse, imiryango irimo irayoborwa n'abana. Umwana mwiza Isaka ati data. Papa waramwita bati ndakwitaba mwana wanjye. Aramubaza ati dore umuriro n'inkwi ngibi, ariko umwana w'intama uri he w'igitambo cyo koswa? Aburahamu aramusubiza ati mwana wanjye, Imana iri bwibonere umwana w'intama w'iki w'igitambo. Reka ngiye ikintu mbabwira, mwirinde kwikoreza abana banyu amaganya, mwirinde kwikoreza abana banyu ibibazo byabarenze. Umubyeyi asigaye yicara agateka kawunga, abana bamara kurya umwe yafata kawunga yayitera undi. Umumama akaza agaca inkoni, hera kuwa mbere agakubita, uwa kabiri agakubita, uwa gatatu akabasanza. Abana bose barira, umumama akababwira ati mwabana mwe muzi ko ibyo biryo ari byo bya nyuma, kuko yagiye mu gikoni asanga kawunga yagize gute none ya nyuma barimo barayiterana. Abana nabo bagahita bavuga bati ese mama tubwiye ko kawunga ariyo yaryari. Kagere ikintu mbabwira, mwirinde kwikoreza abana amaganya y'iyi si bakiri bato. Abana banyu ahubwo mujye mubereka ko Imana ifite ubushobozi. Papa, ko tubona akazi kawe karimo kugenda gapfa kandi dukeneye kwiga kaminuza, bana banje Imana izibonera igitambo. Mama, ko papa yapfuye tukaba dusigaye, ubuzima bukaba bwanze no gukodesha byatunaniye, mama tuzabaho dute? Imana yo mu ijuru izishakira igitambo. Ngibyo ibyo dukwiye kubwira abana bacu. Ariko Aburahamu arangije, bombi barajyana bagera ahantu Imana yamubwiye. Aburahamu yubakaho igicaniro, yarikaho za nkwi, aboha Isaka umuhungu we, amurambika kuri icyo gicaniro hejuru y'inkwi. Arabanza amubwira amateka. Mwana wanjye, njye na nyoko ntitwabyaraga, Imana yaraje iturema bundi bushya kugira ngo ubone kuvuka. None iyo Mana yanganirije yansabye yuko nza kugutamba, ariko nanone yari yarambwiye yuko muri wowe arimo amahanga yose azabonera umugisha. None rero ubwo waturutse kuri yo ukaba ugiye kuyisubiraho, mwana wanjye nagira ngo nkumenere ibanga utagenda mu bintu utazi. Umwana warangije amubwira ati data, niba amateka yanjye arayo naravuye ku Mana muri ubwo bushake, sindi uwanyu ndi uw'Imana, kora icyo Imana yagutegetse. Aburahamu arangije biramutangaza. Mu gihe yarazamuye icyuma ngo asogote umwana we, marayika w'Uwiteka ahamagara ari mu ijuru, abwira Aburahamu ati Aburahamu. Aritaba ati karame. Aramubwira ati ntukoze ukuboko kuri uwo muhungu, ntugire icyo umutwara, kuko ubu ngubu umenye yuko wubaha iki Imana. Abaheburayo 11, kwizera niko kwatumye Aburahamu atamba iki Isaka, atsindishirizwa n'imirimo kuko yabanje kwizera.
kagere ikintu mbabwira, ntuzajye ujya impaka y'ibyo Imana yagusabye gukora. Wowe jya ukora ibyo Imana yagutegetse. Imana ifite inzira zayo zo gukemura ibibazo byawe. Aburahamu amaze kumva iryo jambo, Imana yamubwira iti kuko utanyimye umwana wawe w'ikinege, nanjye nagiraga ngo ntange isomo, nanjye nzatanga umwana wanjye w'ikinege. Haleluya. Kubw'ibyo rero Aburahamu ibyo yakoze ku musozi wa Moriya byashushanyaga ibyo Imana izakora ku musozi wa Karuvari. Kandi Aburahamu yubura amaso arareba, abona inyuma ye imfizi y'intama, amahembe yayo afashwe mu gihuru. Turasubira mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 3. Adamu na Eva bamaze gucumura, baragiye bihisha mu gihuru. Bamaze kwihisha mu gihuru, bumva imirindi yande y'Uwiteka. Igihe Mose yajyaga kubonana n'Imana bwa mbere, yabonye igihuru cyaka kitagira gute, kidashya. Iki gihuru ni twebwe. Yesu Kristo yemeye kwambara umubiri wa kimuntu ushushanya igihuru. Umwana w'intama Aburahamu yamweretswe afashwe, amahembe yafashwe n'igihuru. Igihe Yohana umubatiza yajyaga kubatiriza kuri Yorodani, yatunze urutoki abwira abana atamva, ibintu byahindutse, ni mubifate seriye, dore ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abagize gute, cyabare mwese. Ababwiriza b'uyu munsi wa none, korari z'uyu munsi wa none, abayobozi b'itorero b'uyu munsi wa none, twahamagariwe gutungira abantu urutoki kuri Yesu. Ntabwo ari twe dukiza, ntabwo ari twe dukiza. Pasiteri nta gakiza yaguha. Ndi umubwiriza ariko nta gakiza naguha. Igihe cyose uzaza ukansanga nasenze, nzagutungira urutoki Kristo. Nicyo tubereyeho. Aburahamu arangije, Aburahamu aragenda, yenda ya ntama, ayitambaho igitambo cyoswa mu cyimbo. Bivuze ngo Kristo yapfuye mu cyimbo cyacu, mu cyimbo cy'umuhungu we. Aburahamu yitaho hantu Yehova yire, nkuko bavugana bugingo n'ubu ngo ku musozi w'Uwiteka kizabonwa. Haleluya. Icyo nagira ngo mbabwire gikomeye, murebe muri Mika igice cya 4. Mika igice cya 4, Bibiliya itubwira ngo iki? Mika abahageze, Mika igice cya 4 umurongo wa mbere. Ndashaka kuzamukira kuri rya jambo rivuga ngo ku musozi w'Uwiteka kizagira gute, kizabonwa. Umurongo wa 4, ariko mu minsi y'imperuka umusozi wubatsweho urusengero rw'Uwiteka uzakomerezwa mu mpinga z'umusozi, ushyirwe hejuru usumba iyindi, n'amoko azawushikira, kandi amahanga menshi azahaguruka avuga ati nimuze tuzamuke tujye ku musozi w'Uwiteka no ku rusengero rw'Imana ya Yakobo, kandi Imana izatuyobora inzira zayo tuzigenderemo. Kuko i Siyoni ariho hazava amategeko, ni Yerusalemu hakava ijambo ryande ry'Uwiteka. Uyu munsi wa none umusozi w'Uwiteka wa mbere wari Karuvari, aho Yesu yakemura ibibazo byose. Uyu munsi wa none inzu y'Imana ni umusozi w'Uwiteka. Haleluya. Kandi icyo tubona ni kimwe, abantu bagiye kuza. Hari abantu bari mu madini menshi, barimo kubwirwa ibinyoma, barimo barigishwa inyigisho zidafite epfo na ruguru. Aba bantu bamaze kurambirwa ibipindi, batojwe iby'ibitangaza baza kuvumburamo amanyanga, batojwe ibyo guhanura bamaze kuvumburamo amanyanga. Aba bantu bari muri ariya madini yose. Imana ifite abantu itunze mu madini yose. Igihe kigiye kugera bazamuke baze ku musozi w'Uwiteka. Haleluya. Bazaba baje gushaka ibintu bibiri dusomye. Icya mbere, muze tujye ku musozi w'Uwiteka, niho honyine haboneka amategeko yande y'Uwiteka. Aba bantu barimo barigishwa mu madini yose ibintu byiza, ariko amategeko y'Imana banze kuyabigisha. Icya kabiri, kandi muze tugende kuko i Siyoni ariho hava ijambo ry'iki ry'Imana. Barimo bariga Bibiliya ivanzemo ibinyoma byinshi, aha niho honyine bashobora kubona ijambo ry'Imana ritavangiye. Mwitegure rero, hari abantu Imana igiye kuzana mu nzu yayo benshi, ariko nanone ikibazo, bazaza bajye mu myanya y'abari aha ngaha badahari. Hari abantu bari aha badahari, bameze nka Loti, baje nta muhamagaro. Ikintu gikomeye, amateka burya aratangaje.
muri uyu mugoroba nagira ngo dusangire ikintu kidasanzwe. Intambara hagati y'umusozi wa Moriya na Marwa y'Imaka. Igihe cyarageze mu mwaka 623 Muhamadi aricara aganiriza abantu, aragenda ajya mu Bayahudi, arababwira ati mwa Bayahudi mwe, murabona Yerusalemu yarasenywe, muri abantu batagira icyerekezo, mwaratatanye mu bihugu byose, none rero Imana yabantumyeho. Abayahudi batumva, nubwo twahuye n'ibibazo ariko ntago Imana yakudutumaho wowe, oya. Muhammad arababwira ati munyumve mfite ubuhanuzi bw'Imana. Bati hoya, uzabushyira abarabu bene wanyu, twe nta buhanuzi bwawe dushaka. Arangije arababwira ati ubwo mubyanze, ibintu bitatu nzabakorera. Icyambere, Salomo yavuze ngo mujye musenga mwerekeye Yerusalemu, njyewe abantu banjye bazatera umugongo Yerusalemu. N'uyu munsi wa none Abisirayeli basenga bareba iburasirazuba, Abisilamu basenga bareba iburengerazuba. Umusigiti ni umuryango waba uraho, ujya gusa ugasanga barareba, ukibaza byagenze gute. Ni map, bafite uburyo babireba. Icya kabiri, arababwira tumva, ibitabo byanyu by'amateka nzabyinjiramo mbivangire, kandi igitabo cyanjye igihe kizagera aba ari cy'amahanga yose arangamira. Ashyiraho Korowani. N'uyu munsi wa none Korowani iracyagonga Bibiliya. Icya gatatu, yarababwiye atumva, iby'agakiza kanyu mwarangayeho, nanjye nzemera byako gakiza mbivugemo, ariko mbivange mbicurike. Ibyo bintu mu mwaka wa 623 gukomeza, Muhammad amaze kubikora. Abashaka kumenya ibyo ndimo kuvuga, muze kuza kureba igitabo cyitwa ku bwa Afurika nziza. Ni igitabo cy'Abadiventiste umunsi wa 7. Muraza kubisangamo ibyo mbabwiye, murabisangamo. Arangije abwira Abayuda tumva rero, kugira ngo mbarwanye musanzwe musenga ku isabato, njyewe nzafata umunsi uri imbere y'isabato. Kiliziya Gatolika nayo igumana umunsi uri inyuma. Nimubona muri Vendredi muzibona muri Dimanche. Iyi mitego ni nayo Abadivantisti bazategwa. Abanyantege nke bazajya Vendredi, abanyantege nke cyane bazajya Dimanche. Niho turimo kwerekera. Iyi misozi rero, uriya musozi wa Moriya wari uriho amateka yashushanyaga iby'Imana izakorera i Karuvari. Muhammad yacuritse amateka. Aba bantu murimo kureba, iriya ni ifoto iri kuri interinete. Iyi ni ifoto y'abantu bagiye Imaka baragenda bakajya kuri iyi misozi. Muhammad yabashutse yuko ngo Aburahamu yaje kuri iyi misozi, ngo ariho yaganiriye n'Imana, ngo ariho yatambiye nde. Noneho ikintu gisekeje, nta nubwo Muhammad yavuze yuko kugira ngo agakiza gahanagure neza, ntago yavuze yuko hatambwe Isaka. Muhammad yahise avuga ko hatambwe inde? Ishimayeli. Islamu yemeza ko umusozi uri Imaka witwa Marwai uteganye n'undi witwa Al-Safa. Uyu musozi witwa Al-Safa ni nawo bajya gutereraho amabuye shitani. Hari Imaka hari ibuye ry'umukara, abantu bavinaho bose no mu bihugu byose by'isi, bakavina bakajya gutera shitani amabuye. Ariko buriya abanyamadini kuki batagira ubwenge? Mwigeze kuki shitani ataba muri Afurika akabimaka? Kuki ariho atererwa amabuye? Akubundi ubwo bajya Imaka gushaka Imana cyangwa shitani? Noneho ikintu gisekeje rero, uriya musozi witwa Marwai bavuga yuko ngo ariwo Aburahamu yahagazeho, ngo Satani aramugerageza ngo ajye gutamba umwana w'Ishimayeli. Ngo ni Satani wamugerageje, ntago ari Imana yagize gute yamugerageje. Ngo Aburahamu umujinya umwishe. Ayo magambo mujye mu bitabo by'Abisilamu murasangamo. Ngo yatoye amabuye yirukanka na shitani. Shitani ariruka, Aburahamu muri inyuma n'iki n'amabuye. Ngo shitani arahunga. Kuva icyo gihe Abisilamu bose bemeza yuko umwisilamu ugize amahirwe agomba kujya kuri uriya musozi wa Marwai akajya gutera shitani iki? Amabuye. Ikintu kibabaje ni kimwe, bavuga yuko ariho Aburahamu yatambiye, bakemeza ko umwana watambwe ari Ishimayeli aho kuba Isaka. Abanditsi b'Abarabu benshi ntibabyemeraga batyo. Nyuma yuko Isilamu itangira nibwo byagenjwe bityo. Aya masite nandika ku muntu bishaka yazaza ahita yandika direct kuri internet, uhita wakura amateka menshi.
niyo mpamvu mba nagize gutya ngo tubisangire. Byanditse mu gitabo cyitwa Encyclopedia of Islam ibi ngibi, yuko Aburahamu yateye shitani amabuye amwirukankana, n'abantu bakunda Aburahamu bose bagomba kuzaza bajya Imaka gutera shitani iki amabuye. Tagitike yo kurwanya inama y'agakiza kugira ngo agakiza ka Kristo katamenywa n'abantu. Ariko ikintu gikomeye nagira mbabwire, ku musozi wa Moriya wa undi tubonye niho Aburahamu yaragiye gutambira umwana we. Ku musozi wa Moriya niho Salomo yubatse urusengero, rwa rusengero rukomeye, kandi kuriho niho hubatswe igicaniro cy'ibitambo byoswa. Nanone kandi ni mu nguni y'amajyaruguru y'umusozi wa Moriya hitwa Igorogota. Haleluya! Uwo musozi wakomejeho amateka, aho Aburahamu Imana yakoreye ibyo, ni naho Kristo yagize gute yapfiriye. Noneho rero ikintu gikomeye kimwe nagira mbabwire, intama yatambwe muri Edeni, intama yatambwe ku musozi wa Moriya, Yesu Kristo witambye i Karuvari, byerekanaga yuko Imana ari ifite igisubizo cy'ubuzima bwa muntu. Kandi Bibiliya igakomeza muri Yohana 8:56, Yesu arangije abwira Abayahudi bamusuzuguye bamupinze, arababwira ngo Aburahamu sokuruza wanyu yifuje cyane kureba umunsi wanjye, kandi awubonye aranezerwa. Kuri uriya munsi Aburahamu yagombaga gutamba umwana we, yaganire na Yesu. Yesu aramubwira tumva, amaraso ya Isaka nta kibazo yakemura, nateganyije amaraso yanjye. Aburahamu arangije ati ngize umugisha, burya ni wowe wampamagaye, ni wowe wampaye isezerano, ni wowe wagize gute. Aburahamu abona yaganiriye na Yesu, bagira ikiganiro Yesu ataraza ku isi. Aburahamu arangije aranezerwa, arinda apfa ari mu byizerwa. Haleluya! Ikibazo ngiki, uyu munsi wakubera umunsi mwiza wo kumenyana na Yesu. Uyu munsi ushobora kuba umunsi wawe mwiza wo kubana n'Imana no kuyakira mu bugingo bwawe. Abaroma 8:32, mbese ubwo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izabura ite kumuduhana n'ibindi byose? Mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose muzabyongererwa. Imana yaduhaye Yesu, kandi muri Yesu Kristo harimo byose. Nimumfashe muri uyu mugoroba twakire Yesu Kristo, tumenye yuko ibyo Imana yakoreye Aburahamu irashaka kubigukorera mu buzima bwawe uyu munsi. Tubisabye mu izina rya Yesu.